kuri WhatsApp wari uzi ko udafite umwanya wo kugenda uganira n'umuntu wandika, wari uzi ko wakoresha voice hanyuma iyo voice ikajya imugeraho yiyanditse akagira ngo ukoresheje message isanzwe umwandikira. Uyu munsi ngiye kukwereka ibanga ry'uburyo wabasha gukoresha voice, iyo voice igahita yihinduramo inyuguti, mbega nyine ikagenda yiyanditse nyine yigize message isanzwe. Nkurikira nkwereke akantu ku kandi. Ni Darius Tech, reka dutangire. Nta kindi urakora, urafungura WhatsApp yawe hanyuma nurangiza uze hano, urajya nko ku muntu umwe runaka, nurangiza uze hano kuri aka kantu ka settings, kano kantu hano ndi kukwereka, uraza uhakande. Hanyuma numara kuhakanda urahita uhinguka ahantu hameze gutyo. Hano hari utuntu twinshi, urabona hari utuntu twinshi cyane. Wowe akuri buzeho uraza kuri aka ngaka kanditseho, uraza kuri aka kanditseho voice typing, aka ngaka uraza kuri aka kanditseho voice typing ugakandeho. Numara kugakandaho uraza nanone wongera ukande hano handitse use voice typing, hano handitse use voice typing, uraza ukagire allow cyangwa se ukemeza, uraza ugataninge on. Numara kugataninga on urasa n'usubiyeho inyuma gatoya, noneho ugaruke hano, uragaruka hano handitse language, hano hejuru ahangaha uragaruka ahangaha handitse language, hano uhakanda. Numara kuhakanda nanone uragaruka hano handitse add keyboard, hano ahangaha hasi kuri aka ngaka ko hasi kanditseho add keyboard. Urabona hari icyongereza kandi twe tuvuga ikinyarwanda. Niba uvuga icyongereza kano kantu ntabwo uzirirwa ugakenera, ariko niba uzi ko uvuga urundi rurimi kano kantu uzagakenera, uzaza ushakemo ururimi uvuga. Kubera ko twe tuvuga ikinyarwanda turaza duhitemo ikinyarwanda, turahitamo kinyarwanda. Noneho dukande nanone done, hano turaza nanone twongeye dukande hano handitse done. Hano niturangiza turafata kino kinyarwanda turagikandaho cyane tukizamure hejuru y'icyongereza. Nze mbibereke, uragikandaho cyane n'igikumwe, haranditse kinyarwanda urahakanda cyane n'igikumwe, hanyuma nurangiza uzamure urutoki nyine, uragenda uzamura urutoki kugira ngo kiriya kinyarwanda kiri hariya kuri kiri hariya hasi kijye hejuru y'icyongereza. Urabikora witonze. Guys, nkwibutsa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana no mu yandi mavideo agiye atandukanye, nzajya nkomeza mbakorere video z'ubwenge. Iyi channel nicyo kintu nayishingiye kugira ngo njye mbaha video z'ubwenge gusa, video utasanga ahandi. Nzabakorera video ku buryo ki namwe muzajya mushima kabisa. Niba hari nka video ushaka nzagukorereho cyangwa se telefone yawe ikaba ifite nk'ikibazo, wanyandikiraho muri comment ubundi nkaza nkagukorera video ikemura icyo kibazo cyawe telefone ifite. Niba hari n'undi muntu uzi ukunda ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, nagushishikariza kumwibutsa ko Darius Tech duhari kugira ngo tumufashe. Noneho uzagaruka nanone ukanda hariya kuri keyboard cyane, hariya hasi kwa kiriya haradushyiriraho espace, uzahakanda cyane. Noneho uze uhitemo ikinyarwanda, hahandi uhitemo kinyarwanda. Urabona hariya hasi kuri keyboard, urabona ko hahise hahinduka kinyarwanda, hari icyongereza hahindutse kinyarwanda. Urebye hano mu nguni hariya turi kodingira, urabona ubundi hasanzwe hari kariya kambere, kariya kabanza hasanzwe haba kariya kamwe ka voice ko kurikodingiraho, ariko urebye neza ubu ngubu urabona ko bwabaye bubiri. Reba neza, hari ako hejuru kajya gusa icyatsi, hari nako hasi kajya gusa umweru. Reba neza
urahita ubibona neza. Urabona noneho kano kaje hano hasi akangaka niko kandi kiyongereyeho, kariya ntabwo kari gasanzwe gahari, kiyongereyeho. Nubona gahari tayari wowe uzatangira gukora ibituzanye hano, aribyo ngiye kukwereka. Urabibona, urabona haje tubiri. Nkwibutsa gukanda subscribe. Wenda hari nk'ukuntu uri kugenda mu muhanda, ukagenda uri kuganira n'umuntu, muri kugenda mwandikiranwa, kandi wowe mu gihe muri kwandikiranwa ukaba nta mwanya ufite, cyangwa se ukaba ugeze nk'ahantu nyine utabasha kwandika bitewe n'ikintu runaka nyine. Hano noneho aka voice, kano gasound nyine ikintu kagufasha kumwoherereza voice. Iyo voice igahita yihinduramo amagambo nk'uko natangiye mbibabwira. Iyo voice ihita yihinduramo ya magambo ari kugenda wandika, ako kanya nyine akangaka kahita kagufasha, igahita yihinduramo ya magambo. Wowe nyine uramurikodingira mu rwego rwo kugira ngo bimugereho biri muri noze, muri voice bikamugeraho biri mu magambo, akagira ngo urabimwandikiye nyine n'intoki bisanzwe. Urabibona hano noneho, urabona ko dutangiye kurikodinga hano. Bitewe nuko ndi kurikodingiramo ntabwo mwabyumva, ariko urabibona ko ndi kubikora. Urabibona hariya ndi kurikodinga, amagambo yose ndikodinze yagahita yiyandika. Urabibona bitewe nuko hano hasi twashyize ikinyarwanda, niyo mpamvu turi kuvuga mu kinyarwanda bigahita byiyandika mu kinyarwanda. Niba uvuga icyongereza hariya hasi nuhashyira icyongereza, uzavuga mu cyongereza byandike mu cyongereza. Niba uvuga igifaransa uzabivuga mu gifaransa byandike mu gifaransa, bitewe n'ururimi washyizeho haranditse kinyarwanda hariya hasi nyine kwa iriya keyboard. Nuhashyira igifaransa biziyandika mu gifaransa, nuhashyira icyarabu, niba uvuga icyarabu biziyandika mu cyarabu bitewe n'icyo cyarabu uri kuvuga nyine. Urabibona urabona ko dukoresheje ikinyarwanda. Urabibona neza cyane, dukoresheje ikinyarwanda, tuvuze ikinyarwanda, bise byiyandika. Guys, byiyandika neza nk'uko wakwandika, uko bivuze niko byiyandika. Nta kintu na kimwe uvuga ngo kibure kujyamo, yiyandika neza cyane. Mbese nk'uko ari kubyandika niko byiyandika. Urabibona ko urabona message duhise dukora mu masegonda, si ubibona? Urabona, urayibona irasometse neza cyane. Mbese uko twari kuyandika n'ubundi niko, uko mbivuze nyine niko ihise yiyandika neza cyane. Ibintu mbega nyine uba ubona biri ku murongo neza cyane. Urabibona ko kano kantu ari akantu k'ubwenge. Guys, niba rero kano kantu kagufashije, nyandikiraho muri comment umbwire ngo iyi video yawe iramfashije, cyangwa se umbwire ngo thanks. Wibuke gukanda subscribe na like.